TV Rwanda ngo ikaze wamaze gukanda kuri subscribe cyangwa sabone, turi mu mugoroba umeze neza cyane kabisa. Ni igihe tuba turimo ikipe y'Amavubi ifite umukino uzaba ku munsi w'ejo. Rayon Sport mu Nzove, ibintu byakomeje kugorana, umutoza asohoka hinjira undi. Turi kumwe n'inshuti yacu Mr. Alpha Nyo w'i Rwanda, bimeze bite? Ntari kabisa kuri Joshua TV Rwanda, dusuhuza abavandimwe. Tuguhaye ikaze nanone. Asante sana. Dutangiye tuvuga hari za ndani nyinshi rero, noneho utaragira icyo umbwira. Reka nkunoshereho gato, ariko ntabwo ari ngombwa ko tubivugaho none aha ngaha. Yego. Hari amakuru ava za ndani nyine ku bantu nyine, ku batipe kuri ekipe ya polisi. Harimo umutipe nyine uvugwaho kuba hari ukuntu yigenjeje nyine ku muhanda, abajama baza kumubona, ariko si byari byo, ahubwo bamutekeye umutwe. Yagiye kwirwanaho ukuntu, ubwo biza kuba ngombwa yuko ibyo yari agiye gushaka nyine abibona, ariko baza kumuteka umutwe nyine, musisita aramuteka umutwe, aramubwira ngo yamuteye. Ewana, ufite amatsiko yo kuzumva, icyo ni ikiganiro nacyo tugomba gukora ku munsi w'ejo, nta kari kanyuzemo. Ko numva ari ibintu biteye amatsiko. Biteye amatsiko. So rero tumanuka twihuta cyane, ikipe ya Rayon Sport yamaze, ntabwo biraba confirmed, ariko byararangiye. Irashaka ko uwitwa Lotifi wari umaze amezi agera kuri 4 sanera. Ni amezi 4 kabisa. Yari amaze amezi 4 mu Nzove uri na ekipe, ariko biravugwa ko agomba gusohoka yinjira undi. Ikaze rero nagira ngo tuganire kuri ibyo bintu, kari bibiri na shampiyona y'u Rwanda muri rusange, na ekipe y'Amavubi yagaraguritse. N'ibyo ngibyo nyine, ikaze kabisa. Reka naho se ibyo muri Rayon Sport ho nk'uko nyine bivuga ko hari za ndani zivuga yuko ikipe ya Rayon Sport byaba biri confirmed, bitari byaba confirmed 100%, ariko nanone ugiye kureba impuzandengo y'igipimo biriho none aha ngaha ubona ko iri hafi nuko yenda afahame ya Rusisi umutoza ko umuntu ukora akaza muri Rayon Sport ashobora kuba yatandukana na Rayon Sport none aha ngaha nyuma y'amezi akazi muri Rayon Sport. Bishatse kuvuga ngo yaje gutangira shampiyona nyuma y'uko bari bamaze gufeiringa. Bamara no kuvuga ko umutoza wabatozaga Robert w'amaso n'iki, ariko yayireguraga avuga ati nyamara njyewe ndi muzima. Baratandukana bagomye ubu rero bisobanuye ngo bagomba gutangira shampiyona, cyane ko bamukuye muri gukura ari umutoza watsindaga ayo makipe yose ari hano i Kigali kandi ayatsinda yarusha. Ariko nari nabigusubiyemo navuga ati no mutoza yazasohoka mu Nzove bamwirukangana. Ikibazo rero gihari, twabivuzeho. Ikibazo gihari ni ukuvuga ngo abayobozi ba kipe ya Sport, ubu ndavuga Twagereza Tade nk'umuyobozi na perezida wa Sport, hakaza mu perezida nimba ngo n'icyubahiro Paul Muvunyi, ukareba iriya delegation yose mo bagakinya Chance Denis, irimo benshi cyane, bo bakaba bumva ko ari ngombwa yuko afahame ya Lotifi batandukana, bakaba bashaka undi mutoza akaragizwa ikipe ya Rayon Sport. Bo bakaba banavuga banatekereza bakatari ku bundi ni amahirwe ko hakiri kare, tutari twagera kare shampiyona ngo tuvuge ngo byamaze, noneho amazi yamaze kurenga inkombe ikipe yayitwaye, reka tugarurire hafi bo niko babitekereza kuri side yabo. Ariko no ku rundi ruhande umutoza nanone afahame ya Lotifi ntabwo nanone ari umutoza uri aho ushobora kumva nyine ko ugomba kuza ukamubwira ngo ni ibi ngibi, cyane nk'umuntu wasinye imyaka 2. Ikintu rero cyabaye ni ukuvuga ngo perezida Tate ejo yagiye yafashe amafaranga, afata igipfurumba.
ewa ni igipfurumba aruzuza afata ibaga arafunga neza arangije yurira imodoka yiwe aragenda ajya kureba afahame ariko hakaba habayeho imitego ya Rayon Sports yo gushaka kujya bamubuza gukora imyitozo kugira ngo ibintu bizabura urwitwazo. Umutoza yagira ku myitozo akagira saa munani akahava nijoro kugira ngo nahava saa kumi n'imwe cyangwa saa kumi n'ebyiri. Abakinnyi bagenda bazanye n'ubuyobozi n'iki bose maze baze bavuge bati umutoza rero ntawe hari barangiza bandike raporo babona impamvu. Umutoza uriya n'umutoza w'umunyabwenge ntabwo ari umuntu nyine ushobora guceka ibyo ngibyo. Ewa umusadi yarahageze afite ikintu gifite umufungo undi akimura ngo atugize neza aturanyizaniye. Bya bindi ejo bundi byangwa yavuga ngo aperi ngo piramide ngo neza ngo mu Rwanda cya France yagaze ngo neza mu Rwanda ngo mbere yuko nyine bakiniye imacu bayikura amape ngo neza mu Rwanda ngo neza ngo izabimeze nk'igitabo kiguye mu maboko y'abagihinga. Rero Tade nawe yaje neza ngo mu maboko y'abamushakaga. Afahame aritefaramo ati rero atereka ngiye atugize neza uraje uranyizaniye. Undi abafunga amafaranga aramwereka amweretse n'iki Tade Rotiti amubwiye ati yewe nta kibazo n'iki ngiki na gitoya ari nacyo kintu gikomeye ahangaha ntabwo ati yewe nta kibazo na gitoya afite cy'ikintu cyitwa amafaranga ari Rotiti ari ubigira Tade aravuga ati ariko ikibazo ati cyitonderwe yafashe yeguye impapuro ejo yegura impapuro zo muri Mukura amadosiye muri Mukura avuga ati ati Mukura ari ndimo miliyoni 15 barazimpaye oya batariko ati ishingiye ku buryo nabanye na Mukura kuko icyo banyine nicyo batari bafite ntabwo Mukura nigeze mbana nayo nabi ati ati nabishije miliyoni 5 zonyine 12 ndazibarekera. Amwereka ibizibiti aho ngaho live aho ngaho arareba ati rero iyo aba afite ikibazo cy'amafaranga ati ntabwo nari kubikora kunguka ati ndetse n'ibyo ngibyo ati abakinnyi benshi muri Mukura ubwanjye nanjye buriya mutoza witangira filime man we yitangira filime ku bakinnyi afamere ati bora no muri Rayon Sports afite ibitaragenda bakinyira abakinnyi kwitangira filime bura ngo ni umuntu nyine gutaka wumva yakwitembera muri Afrika n'iki iwa muri Tunisia ngo ni umutipe y'ibwami bafite ikintu cyitwa amafaranga nta kintu cy'amafaranga arangije arambwira ati nta kibazo cy'amafaranga afite ibi ngibi mbere kuza ubwiri byose mweke n'aya mafaranga ni ugomba kugenda ukareba manager wanjye wanzanye hano udatekereza ko byashaka kuvuga bituma ngambara manager wanjye ni umunyarwanda kuko ari umunyarwanda mwene wanjye kuko byashaka guhuza nawe kandi uvuga ururimi rumwe atari ko reka mbizi ibyo ndabibona ko byabaye ariko ndakubwira ikintu kimwe kandi n'ijambo rya Tade yasohotse aho ngaho bavuganye yaramubwiye ngo nimba mushaka kunyirukana nta kibazo n'uburenganzira bwanjye ariko cyane kuvuga ko kunyigisha abakinnyi ngo mushaka kuvuga ngo abakinnyi ntibankunda ati ngewe mfite amaresime ngewe ubwanjye nitangira filime mwebwe nta kintu na kimwe mwamariye nta kintu na kimwe mwamariye ibyo ubwanjye nkifatira abakinnyi nta mukinnyi n'umwe ntabana nawe neza kuko nanjye bagenda byenda numva nyine biravugwa ko igihe bajya gukina na Singa idahanzemo kirage ngo nabwo ngo hari ukuntu ngo yabagenje ngo abakinnyi nabwo ati nubwo twatsinzwe ngo ariko ngakora ku mufuko we ngajya abahereza udufaranga. Ni umutoza w'igentleman ku rwego nawe yabwiye ati noneho yabwiye Tade ati reka nkubwire yambwiye ati rero nta kibazo pe
niba wumva nagenda ntacyo nagenda atari ko ndakubise ikintu kimwe none ahangaha ikirego cya Robert ibyo ntabwo kirava muri kipe ati se uratekereza ko nanjye uzansinda urumva bizashoboka noneho ngo yahinduye n'abanyamategeko b'Abanyatuniziya ashaka abanyamategeko b'Abanyasuwisi barizuriye iki noneho ku cyicaro cy'umupira bro yabahinduye icyo nuvuga ngo ibi byose Rayon Sports barimo bakora bo barabizi neza ariko aragira ati nshingiye ku buzima nabaye muri Rayon Sports mushaka kunyangisha abantu ni muzamwe ibiceri byanjye kugera ku ruminya rw'atanu muzanyishura imyaka ibiri zayisohoka mu nzove muyampaye yose ati yose muzayampa yose ati kandi ikindi nzasohokamo hano ngewe nzatumira press conference nzasohoka nkoreshe press conference n'itangazamakuru yadahita asohoka nguko iyo plasi yuko imeze adasohoka nuvuga ngo ubwo igisigaye urumva bamenye ikintu cyitwa umwarabu itari kibu noneho barimo baramusiringa niba rero basiringa umwarabu rero ni ngombwa ko ubwo barahitamo gushaka ibyo bihumbi izo miliyoni 35 ubu ngubu n'imyaka 2 bazimuhe cyangwa se bavumiriye atoze nta bindi miliyoni 35 bitaribyo bazimuhe cyangwa bavumiriye basenyerwe bitera Kenya umusaza imyaka 2 ayigimba itoze cha ngiyi presi kwemeza ubwo igisigaye rero nuvuga ngo Tadewe urumva yasubiye inyuma urumva umutoza umwara we yamubwiye ahita abona udutsisi nari two dusohoka Tade yurira imodoka byabiceri byabisubiza mu modoka ubwo igisigaye we ari kumwe na Paul Muvunyi n'iki reka turinde turebe ngo what is next niki gikurikira ariko kuri Rayon Sports nuko bimeze mu nzovu umuriro uri muri akari mitanura bro none se biravugwa ko Pichu nawe bashaka kuba bamugura nubwo ngo Rotifi agiye gusohoka muri Rayon Sports ariko barashaka na Pichu aze wakinye muri Kiyovu bakina muri APR FC no muri AS Kigali ni yakinye Pichu ni Kiyovu ndanini yamenekaniyemo cyane ubwo yari akomeye ateye ubwoba ubwo rero ngo baramushaka Pichu wari umaze iminsi adafite ekipe nawe arimo arashakishwa muri Rayon Sports se yaba ari choice nzima kuri biriya bintu bagiye gukora buriya rero kiriya nacyo ni ikindi kintu cyo kwisubiramo nanone n'andi makosa nanone Rayon Sports iba yisubiyemo gukora nanone niba ngo ni byakosa yongeye gusubiramo kuba yakora kumva ko umukinnyi wavuye muri APR ari wo mukinnyi udasanzwe niba ngo ni byakosa itarimo ntabwo irimo yigira kuri Pavel Nzira ntabwo irimo yigira kuri Bayranzira Claude yatwaye bava muri APR yirukanye ntabwo irimo yigira kuri Basekamana Maxime APR yarikanye Rayon Sports ikayura n'ubu ngubu ntabwo ryakosa yari yaryiga ngo ibone ko nyine umukinnyi APR yarekuye adakwiye kuba ajya muri ikipe y'umukeba nka Rayon Sports nayo ikwiye kuba nyine ikomeye ku rwego rwa APR noneho ikosa rikomeye noneho umukinnyi amaze igihe na Pavel Nzenda yavuyemo aho hakurya yavuye hepfo rega n'umusozi umwe buriya batuye ku musozi umwe Hironyi ni ukuva hepfo zugura Hironyi umanuka hepfo mu nzovu uvuga ngo yavuye ku irembo ajya mu gikari ariko Pichu kuvuga ngo uzanye umukinnyi ugamaze amezi hafi angahe reba igihe APR yamuhagarikiye n'iki byose akora imyitozo bro nuvuga ngo uwo muntu numuzana nuvuga ngo kandi ari kubwira hano ubona bamuzanye wese ko ntumva nari kumveka ko bashaka kumuzana ariko kuko tangazo ko bari kuvugana nawe none se ikibazo rega bya nabyo rimwe na rimwe hari igihe usanga none ari ibintu byarutwitse n'iki none se Josh Pichu ntago akina muri Mediane nakina muri Mediane ngaho reka ture hari Sefu hari Tony Kitoga hari Tambwe Guruwari hari Mohamed Chiri batanu hari Bagayego batanu nuvuga ngo abo n'abakinnyi bose bakina muri Mediane none ubwo Pichu araza gukira araza baba abakinnyi 8 bo muri Mediane noneho ari umunyamahanga by'umwihariko nta makosa noneho ari umukinnyi utanakinaga noneho nuvuga ngo niba muzana bora baramusinyisha umwaka umwe cyangwa se amezi 6
urebe ikintu gitangaje bariya batameze basinyisha amezi niba basinyisha amezi atatu Pichu ntayazakina kuko kugira ngo azagora fitness n'ubundi ari shampiyona iba nka jurune nk'icumi nizo azakina shampiyona irangiye yongere yigendere ni amezi atatu bazamusinyisha azabakinira imikino itari munsi y'ingahe kuko brother iyi shampiyona ifite ritime nuko barimo bahamagara amakipe bana none FIFA ikwiye kureba uburyo amakipe y'ibihugu bazajya bahamagara abafazarenda bakaba bamara nk'ukwezi bakina no stop badahagarara ubundi nanone bakagira igihe shampiyona zigafatiraho nta guhagarara bakinyije urune ariko iyi shampiyona irimo ikintu cyitwa physique sinzi mutabona physique iteye ubwoba reba polisi umuvuduko ifite reba physique ifite umutoza wa fitness fit muri APR igomba nanone gusubiza mu buryo bukomeye cyane Rayon Sport ikwiye kongera kugaruka muri ritime ya shampiyona Kiyovu Sport nubwo yatsinzwe ariko Kiyovu niyo yatanga ibimenyetso ko ari ikipe ihari izatanga akazi sibyo none se mwana Pichu utiteguye kuza kwirukanka iminota 90 nta makosa ndiko navuga baba basibe muri ya makosa n'ubundi batigiye muri abo bose nagiye nkubwira kabisa ntago ari ngombwa ko Pichu akwiye kubaho ubwo ngemba mbona nimba ashaka gukora recovery y'umubiri akwiye kuba yasubira nko muri Kiyovu niko nabo hari umuntu warunyandikiye none arambazije ngo ari reka tunasuza n'abantu bari muri Gisagara episode zawe kabisa reka tubasuze tubabwire ati mumeze muti kabisa arambwira ati ku kibazo cya Mamadusi na ajya ni na Dauda Yusuf ati byahereye ko twaherutse tubivuga ariko ntabwo twigeze dutanga uko byarangiye mize bite n'Amavubi ntabwo twari twayavugaho kuko azakina n'ejo nayo reka tuvunagure reka tubishyire mu buryo bw'ipinyafinyo mu kirundi niko bavuga bango Dauda na Mamadusi ariko utaragira icyo uvuga bivugwa yuko hari umuntu ugenda babwira ibintu by'amafuti bakora ngo kugira ngo ekipe ya APR birukane ngo ahubwo bajye muri Rayon Sport bajya muri Rayon Sport nyine bashaka ko bagenda birukanwe kugira ngo bajye muri Rayon Sport ese bakoze amahitamo meza ariko bavuye kuri yafi n'inkoko twumvaga za 2016 gutya reka tubanze turebe ishu yabo kuko ndatekereza yuko ari nayo nyine itanga iyo information mu buryo butandukanye kuko nyine niko bikwiye kugenda ariko barabapeti nta discipline ufite buriya igitinya mwana nyine ibintu tubamo bya buri munsi natwe nyine reba tuba dukora ibintu biri aho bayabaye tuba tugerageza kuba uvuga ati kugira ngo ndame muri ibintu nk'icyamure ngomba kugira ikinyabupfura mu byo bwose sibyo barabapeti rero buriya ngewe ntinya kurushaho iyo umuntu nka kuri y'umwana nkuriya mwana ikipe utari buburemo icyo kurya utari buburemo icyo kunywa sibyo uko ubutaka kandi ubayeho neza mwana uko ubishaka umeze neza 100%. Ikipe iguha byose mwana ikinyabupfura ikakunanira pe burundu neza burundu bikakunanira ni ukuvuga ngo rero uramutse ugiye muri Rayon Sport none wahandi wowe uri bugire ijambo bw'iyo kipe mwana umupira wawe uturangiye Mamadusi nimba byonyine umubyeyi wiwe papa Mamadusi yaraje akabwira abayobozi ba pera kavuga ati uyu mwana muzafashe ntazigere na rimwe arara muri ghetto ajya aba mu Kirongi azi Kirongi atahaza mu rugo sinzigere numva ngo arara mu mahoteli n'iki none hagiye muri Rayon Sport ese uwo mwana nimba umubyeyi we ubwo wenyine nawe agira impungenge akaza akabwira ubuyobozi bwa ikipe nka APR kandi ikipe ya APR ni ikipe ifite security igerageza kuba ifite security ku bakinnyi bayo ngira ngo ujye ubona niyo banaza niyo baningera kuri stade uburyo babimeze bitandukanye n'andi ma ekipe yose noneho mbwira uwo mwana none ugiye kugira liberté 100%,
akaba afite freedom 100%, umwana akaba ari muri Rayon Sport, uwo mwana azakina umupira iyi minsi ikibazo yabirangiye. Dawuda wari we ni indiscipline cyane, ariko ntekereza yuko tugarutse ku ruhande rwa APR nanone ifite 6 barusha bose. Twarimbaga Dawuda, abantu bavuga Dawuda iki, ariko haje umuntu udasanzwe brother. Nabonye umukinnyi yaba atari muri mediane ya APR. Piramide ashobora kuba yatsinda APR hano i Kigali, yashobora kuba yatsinda APR nk'ibitego 5. Nabonye umutipe y'abatari muri mediane ya APR match yari turi muri Misiri, APR bya bitatu byari bike, yashobora kuba yarya nka 7. Ni we wenyine wakinaga gusa. Sekizanda Muganda mana yanjye kira kintu igikoko mwana yakinnye umupira akinye 6, ariko nare umutipe nyine uramusoza yene abandi bose akajya basimuza yasosiye abandi, ariko aravuga ati ikintu ntabwo ngikuramo. Naho ibindi byo buriya mu ruhande rwa APR tugarutse nanone muri mediane, ngo nimba tuvuga ngo Dawuda aragiye, ubwo tufite Sekiganda kuri 6, dufite na Pasi kuri 6 muri APR. Ubwo umuntu uri bugaruke mu kibuga mu buryo nyine bwihutirwa n'umuntu witwa Ruboneka Jean Bosco. Nibango Ruboneka yari amaze gusohoka, bamaze kumudropinga cyane kuri ya makosa ajyanye kuri biriya bitego bya Elihari muri Sekafa Kagame Cup, asubiza umupira inyuma, urabyibuka kuva icyo gihe baba muri Sekafa Kagame Cup. Reka iminota isigaye tuyikoresha tuvuga Amavubi. APR iyo uyivuze mbese banumva twayiha wa mwanya wose dufata, kuko ni amakipe akomveka mu gihugu. Reka tuzigire ku Ivubi. Ivubi ryacu rero rizakina icyambere no gufata iry'iburyo. Iry'iburyo tunarifatira mugabo. Umva rwose ni ukubwira ababyeyi bagafata iry'iburyo tukaba ko dukina, ariko nanone rwose no gutsinda nuvuga ngo ikintu dusigaranye, kuko ukuri guhari, ikintu dusigaranye ni uguhagarara ku ishema gusa. Nuvuga ngo nicyo kigiye waba mwimane igihugu. Ikintu dusigaranye ni uko tutatsindwa, nakayavuga twavuga ngo tugiye twandikira amateka ya South Africa n'itsinda renareturu n'itsinda. Nuvuga ngo niyo record gusa twaba dufite, naho ibyo mu kujya mu gikombe cy'isi byararangiye, kuko unuvuga ngo tubikoza ahubwo twaba dukoreye deal ikipe ya Nigeria mu buryo budasubirwaho. Ariko rero South Africa mu buryo bw'umupira bwa kinyamupira, South Africa niyo tuzakinira iwabo dukina muri South Africa. Nuvuga ngo Joshua, South Africa ikomeye mu makrebe yabo, za Mamelodi, za Kaizer Chiefs, za Super Sport, amakipe nk'ayo ngayo akomeye, ariko ntabwo South Africa nk'ikipe y'igihugu ikomeye yadukanga. Kuko ntikimenye twatsindiye hano twirisha twose, twatsindiye tuyirisha, atsindiye kandi uribuka umutoza wa South Africa agifata twamaze kubatsinda, agifata mikoro arimo avuga muri press conference, uribuka yavuze ati turashima uburyo twakiriwe mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo bo abantu nk'abariya bo baba bumva iyo baje iwacu, baba bumva nyine muri bino bihugu byacu, baba nyine bari butegurirwe nabi kuva bakirwa kugira batashye, kugira ngo bibice nabi bigire bati. Ariko we yatunguwe n'uburyo nyine mu gihugu iwacu ntaribi. South Africa twarikiye umupira turayitsinda, neje twayitsinda, yewe ndumva nta kibazo dufite. Umutoza we natinyuke, kuko ntacyo turamira niyo twatsindwa. Amanota 11 nibwo bwa mbere tuyagize bro. Uyu mutoza we nagenda afungure dukine umupira, ashyiramo abakinnyi dukine umupira. Ntacyo dufite. Nicyo kibazo nawe nabonye ari bwoba, nawe yari Mr. Bwoba rwose. Araza akababwira ati, ariko yababwije ukuri ko we ari umwagenti katari umutoza. Sinzi impamvu mu none se niyabivuze ni umwagenti. Atarega ngiye buriya muzakina umupira gute mudafite U20, mudafite U17, uwo mupira uzava he? Nibyo twubatse arashaka kubisenya. Umbwira gute ko
cya gitoza ahubwo rero kiramenya ikizatwika ikipe yacu. yarayishe byararangiye. Nose Trosteni ko yaje agatoza ikipe akitanga nuba ngo akarere buriya reka nkubwire ba muri Ferwafa nabo nimba ari abantu bagendera ku itangazamakuru nimba sinzi uburyo batekereza uburyo nyine umutoza nganya kabiri umutoza akaza akavuga ati jewe ikipe nayisanze bro Imana igeze ivuga ngo Imana yavuze ngo Bibiliya yavuga ngo nagukuriye mu ivata urumva nuvuga ngo umutoza yaraje afata amavuba atagirana na Preston ayakura mu manga urabyibuka amashami agira inota rimwe kuri 18 ni umutoza yase nose umutoza akanganya imikino ibiri yarangiza abakinnyi be mwana yarabageze nk'abashawurini bagira igihe cyo kurira runaka akamenya umukinnyi bose binjiye mu modoka binjiye muri bisi ni nka bya bindi bya filime y'abanyamerika bavuye muri Vietnam kapitene avuga ngo ninjye uzakadagiza ku rugambi nta ikirenge cya mbere ngo nanjye uzakiyakura bwa nyuma ni ukuvuga ngo niko umutoza Trosteni yari ameze abatoza abakinnyi bose bamuhaba bya danje ariko mwana hari ikintu kimabaza yibona ikipe itsindwa ukabona nyine basohotse baseka bahana fure ariko baseka bishimye bya bintu bari byose baba bafite ayo baba babariwe ntago nibatsindwa ya mafaranga batari buyabone ahubwo barayabona. Igihe kintu kimbabaza ni ukubona Amavubi ameze gutya ariko dukubita South Africa ariko uzi ko buriya kapitene Bizimana Djihad nawe ajya atanga pirime mu ikipe y'igihugu mwana. Djihad we ni Burundi rwego. Umukinnyi utsinze igitego Djihad amuha amadolari 100. Warabizi ibyo ndabizi nanjye ibyo mbiziho rwose arayatanga. Umuzamu ufite clean sheet agakubitwa kapitene wagafata akikora ku ikofe bo reka nkubwire uyo kapitene akora ku ikofe Joshua uretse kuba nyine twe twavuga ngo ni umwana mwiza yego nibyo koko urumva afite ubumuntu ariko mu buryo bwagute kimwe mupira ubu nuba ngo nubwo Djihad bikora we nk'umuntu ariko nakubwiza kuri Joshua aramutse abona ko igihugu gitanga ibihagije ntago birayabikora ntabwo bishoboka nivuga ngo turacyari kure cyane ariko South Africa ntikubite umutoza naziture abakinnyi be yibazirika nazitura ashyiremo abana bakinnyi ashyiremo Abedi ashyiremo Nshuti Innocent bibyige byose Nshuti Innocent ni umuhungu uzi gutsinda ibitego by'imitwe ni umuhungu uzi gutsinda amatapini none Abedi ni nimero 9 ubwo tunasoreza ni nimero 9 wiruka kuko ukari mu resto urya kira ku mupira Nshuti yarananiwe numva yarananiwe ni gute Nshuti agomba kuvamo ku munota 78 Abedi yicaye hariya buri Nshuti agomba kuba yakira byibura iminota myinshi agomba kuba ari 65 none Abedi akajyamo akirukanyije ikipe rero wowe ariko sinzi niba utarabonye akavido mu musaza wacu w'igihugu perezida wacu yahagera rwose nari twawushuje igitego noneho bahise basa n'abazuminga ahantu yari ari kumwe na minisitiri wa siporo asa n'utunga intoki mu izamu rya diverisere yewe nasa n'usoma nabonaga ari nko kumbwira ati ariko ati hariya ati biriya bintu ni amakosa bakoze kiriya gitego ati uriya yagomba guhereza kuko nimba ari umuntu numva ntakeneye kubona nk'umwe witwa Barafinda bahize rwose nibashyiremo undi mukinnyi bashyiremo abakinnyi bandi bakina umupira nafata yemera mushyire ku ruhande rw'ibumoso ariko reba kubona bakatari mu iriya kipe urabona ifoto iri kugenda iterendinga ya niyo mugabo Jean Claude bugati mane yanjye babatsinda igitego kongeye gutsinda imbere y'umuyobozi kongeye gutsindirwa imbere y'umuyobozi muhungu yababaye cyane indangagaciro z'umupira sinzi nyine gusa ivubi ryacu dukwiriye nyine tukurisengera turariganiriyeho tuzarenda ko ejo tuzakwita South Africa rero kuko nanone harimo icyo kurwanira ku rundi ruhande buriya impamvu harimo icyo kurwanira uretse kuvuga ngo Amavubi atsinde kimana igihugu ariko rero reka tugaruke ku bakinnyi
icya mbere Ntwari Fiacre hariya muri Kaizer Chiefs nubwo hakina ntibamwemera azaba ari imbere ya shampiyona akinamo. ariko umuhungu ngo muzamu baramwemeye cyane Fiacre ngo baje kumureba n'ibiki byose ababonsa abasirikari baza kwifotoza nawe. Fiacre hano mwana buriya ari kuzgo buriya ari we mutipe dufite bure twavamo cyo muri shampiyona irenze. Nyuma y'amangwendo yakiye muri Fareba muri Maroc akaba yarahavuye. Ariko uriya niwe mutipe twavamo cyo muri shampiyona danje muri Afrika. Reka mwana byose ntazakubeye. Nta mukino ukini Burayi w'umunyarwanda uretse Hakim Sahabu wenyine ukina muri Standard Liège muri shampiyona babiri. Abandi bose shampiyona zo muri Afrika zirusha benshi hariya. Kuba shampiyona Afrika y'Epfo nta nimwe bahurira hariya. Shampiyona Misiri yo n'uruca abana n'ikimenyimenyi niyo mpamvu na Pyramide ifata shampiyona wo muri Saudi Arabia hahandi El Hilal kubita ba Cristiano Ronaldo bikubita Nasri igatwa shampiyona ziri muri Aziya bahura ikarya bitatu bro. Ikarya bitatu nuvuga ngo ikirere ko shampiyona muri Afrika zo muri Afrika zimwe zikomeye rero nka shampiyona muri Maroc uburyo ko idanangiye rero uburyo shampiyona muri Maroc ikora ikipe yabo y'igihugu mwana aka kanya Maroc y'abatazimaka igikombe cy'isi y'abatazimaka 20 Maroc iri muri kimwe cya kabiri zahura n'abafaransa ikirimo kirabera muri Chile umwaka mu gikombe cy'isi Maroc warayibonye icyabakureje bundi igera kimwe cya kane bwa mbere shampiyona muri zafi zibura barafindara yenda sindikiro cyangwa se n'abandi bakinjira batsinda ibitego itazamutara ikubite kuko byaha n'isoko ryo gufungurira n'imiryango nimba boreka ashaka kubagenda haragatsinda igitego cyane bya bitego bimwe bya Misiri agerekura byafungura isoko n'abandi banyarwanda kuvuga ariko abantu twakoye Ntwari Fiacre hari undi mukinnyi hari undi mukinnyi ndimo rero ndumva hari ikindi kintu cyo kurwanira ku bakinnyi uvuga ngo reka dase noneho dusoze kariyeri yacu nk'abakinnyi tugira image dusiga hano muri shampiyona yita ko hano hari za Mamelodi kuko iyo shampiyona iyo stade haba harimo abasikati ba Mamelodi izo kipe zose zikomeye haba harimo abantu bagiye batandukanye baba baje kureba iyo mikino abaho tuze turebe iyi shampiyona bundi bimeze bita abantu bakinamo hano hariya rero ubu uhagaze imbere y'abantu benshi cyane batandukanye ushobora gutuma igitego hariya mwana wifungurira amarembo ku giti cyawe ugafungura amarembo ikipe ugafungura n'amarembo abandi bapeti bose bakina muri shampiyona nawe ukinamo niko navuga kabisa ku ikipe y'igihugu. Mr. Rufa tuhuriza biwanyu Ewana turabashuje kabisa abantu b'iwacu muri Gisagara turabashuje twafunguye TikTok umwana wa mama TikTok buri mu kazi kose ngira ngo urabizi kitwa niyo w'i Rwanda niho turimo tugenda dushyiraho utuntu n'utundi n'iki turabashuje rero nabonye mu majyepfo barayakiriye turabashuje iwacu mu majyepfo Isave ku Kabenzi bimeze bite barimo baragashingamo amenyo ubu ni daje dusigaye abavandimwe b'Urubavu rero iwanyu bimeze bite? Iwacu bimeze neza Itenseri imeze neza Marine iraho imeze neza Marine iteye ubwoba Marine ishaka kuba ari isome ikavuga atari ibintu byo guhora tugarukira ku murizo wa shampiyona tugarukira kugaterera ibintu bizadukoraho Marine urimo urabona kiriseriye kabisa irakubita kandi ifite n'amaklinician reka turebe uko bizagenda ariko buriya ndategeza ariko ko tutangira kwinjira muri mudu ya shampiyona ubu ngubu nyuma y'amakipe y'ibihugu kabisa mudu ya shampiyona filime za shampiyona zatangiye kabisa ibyiyumviro by'umupira tu birabazigarutse ndatekereza ko nawe ugomba kuba uri kuri stade uduha ibirori kabisa uduha burudani kabisa make reka nkubwire ngo n'abandi mwese mwadukurikiye kuri Joshua TV icyo musabwa ni kimwe gusa ni subscribe kandi mwibuke kujya kuri niyo w'i Rwanda hari indirimbo mujye kuri TikTok musapotinge hari gatanga ariko mwana mama ndumva ashaka kujya studio mu mpera z'uku kwezi cyangwa se mu ntangiriro z'ukwezi gutaka ndatekereza yuko ibyo byo ugomba kuba uhari ugomba kuba uhari ibyo n'urutabana ndetse kujya studio hari indirimbo yitwa Umwanda ashaka kurikodinga mu buryo bw'amajwi hanyuma tugashaka uburyo twakora amashusho rero uburyo mbaye mbikubwiye ubwo niba nkubwiye ndifuza ko duhura
tukareba uyu mushinga uburyo umeze, ubwo ndabizi neza ko uhari kabisa. Aya nta kibazo, nta kibazo. Sawa mwana, wakoze. Reka dushimire n'abandi mwadukurikiye kuri channel yacu ya Joshua TV Rwanda. Imana ibamugisha. Hasta vista, Imana ibarinde. Merci. Sawa.